Iyi nzu yashyikirijwe umuturage Majyambere Jean Claude utishoboye wacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Iyi nzu yubatse mu mudugudu wa Gahembe, akagari ka Maranyundo, ni mu murenge wa Nyamata. Urugaga rw'abikorera mu murenge wa Nyamata rufatanyije n'abakorera mu gaciro ka Maranyundo bagize uruhare rukomeye mu kubaka iyi nzu ndetse n'amazu abiri yo hanze. Majyambere Jean Claude washyikirijwe iyi nzu ashima abayimuhaye, aho avuga ko yahoranaga impungenge z'aho yaratuye. Heza cyane kurayibona kwameze kubwuko hose ni heza, ari igikoni, ari ubwiherero banyubakiye, hose hatiye amarangi, hakoze neza. Abantu babashimira abantu uko nabashimira rero nabashimira Imana bashimire, kuko ntabwo nari nzi ko nagirirwa ubuntu bwo kubona abantu bangana gutya bajane wanjye kandi bankunze. Ubwo rero nabashimira cyane, sinzi ko nabivuga ariko ku bwanjye ndabashimiye cyane. Bizimana Aphrodis, umuyobozi w'agakiriro ka Bugesera, avuga ko bicaye bagatekereza ku muturage utishoboye wacitse ku icumu rya Jenoside, bagatekereza kumufasha babikuye mu kuba ubuyobozi bwiza bwarabafashije kubona aho bakorera. Ibyo avuga ko nabo bakwiye kugira uruhare mu kwitura igihugu kibafasha muri rusange. Ko natekereje rero dufatanyije n'ubuyobozi bwacu kutuba hafi umunsi ku munsi, tugirane ikiganiro, dusaba yuko nk'abantu dukora mu gakiro kugira ngo tugaragaze ibyishimo dufite yuko twabonye ahantu dukorera heza twisanzuye, kandi tugakorera amafaranga yacu tugayatura, tukabasha gutunga imiryango yacu. Turebe n'iriya miryango ibabaye, turebe n'abariya abantu barokotse Jenoside mu rwego rwo kubomora ibikomere bagize. Dutekereza yuko baduhereza umuntu warokotse Jenoside ufite ibikomere ubabaye. Ubuyobozi bwacu bwatubaye hafi buduhitiramo uriya muvandimwe wacu Majyambere. Twegera abafatanyabikorwa dukorera mu gakira, abikorera bakora mu gakiriro, tubagezaho umushinga, tubagezaho igitekerezo, tubereka uriya muvandimwe, tubereka yuko ari ukugaragaza ibyishimo dutewe yuko dufite ahantu dukorera kandi harimo abantu bababaye hirya no hino. Perezida w'urugaga rw'abikorera mu murenge wa Nyamata, Patrick Muhizi, avuga ko mu busanzwe mu minsi 100 yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 bakora ibikorwa byiza byo gufasha abacitse ku icumu rya Jenoside batishoboye, akaba ari n'ibikorwa bihoraho. Uyu munsi noneho bikabire by'akarusho twashyizeho n'inzu kugira ngo tumutuze heza. Igihe rero birago biba tunezerewe iyo tubona hari umuntu uvirwa natwe kandi ari twe nyambere yo kuba twagira icyo twakora. Nuko rero babitugejeho ubuyobozi, hanyuma dufata umwanya wo kugira ngo tumusure. Tumaze kumusura tubona ko ari ngombwa yuko twamusanira kugira ngo nawe tuzwe ahantu heza. Rwabuhihi Jean Christophe, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamata, ashima abatekereje iki gikorwa cyo kubakira umuturage utishoboye wacitse ku icumu rya Jenoside, akaba bijyanisha no kuba abantu bafite ubumwe bakanazirikana ku bacitse ku icumu rya Jenoside. Ibyo kuba hafi y'abacitse ku icumu muri iki gihe, muzi yuko turi mu gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, iminsi 100 yose yo kwibuka. Tukumva rero ko ari igikorwa cy'agaciro cyo kuba hafi abacitse ku icumu. Ni igikorwa cy'urukundo, ni igikorwa dukangurirwa n'igihugu cyacu, ni igikorwa yewe ngira ngo n'Imana idutegeka. Iyi nzu yashyikirijwe uyu muturage utishoboye wacitse ku icumu rya Jenoside, yayihawe ifite inzu ebyiri zo hanze, aho irimo n'ibindi bikoresho nkenerwa birimo uburiri, intebe zo mu nzu, ubwiherero, aho byose hamwe byatwaye miliyoni 4,600 by'amafaranga y'u Rwanda. Uyu muturage akaba agiye no gufashwa kwinjizwa mu gakiriro k'akarere ka Bugesera kugira ngo ahabwe akazi akomeze kwiteza imbere. Abuduru Nyirimana, Izuba Radio TV mu karere ka Bugesera.